Kurwanya imirire mibi no kugwingira kw'abana ni kamwe mu duce dutatu twari tugize intego ya mbere yo kurwanya ubukene n'inzara mu ntego 8 z'ikinyagihumbi MDGs isi yari yariyemeje kugeraho mu mwaka 2015 uhereye mu 2000. Ni umuhigo rukumbu Rwanda rutagezeho kuko isi yari ifite umugambi wo kubigabanya ku kigero cya 24 n'ibice 5%, ubu Rwanda rukaba ruri kuri 38%. Cyakora leta y'u Rwanda yishimira umuvuduko wakoreshejwe mu kugabanya imirire mibi inatera abana kugwingira. In comparison to previous decades, tugereranyije n'imyaka yashize turi mu nzira nziza kuko abana bagwingira bavuye kuri 51% mu 2005, 44% mu 2010, none ubu turi kuri 38 muri uyu mwaka. Ariko ibi ntibyatuma twirara ngo biragenda neza kuko hari ibihugu bishobora kuba biri imbere y'u Rwanda mu guhangana n'iki kibazo mu karere ruherereyemo k'ibihugu bya Afrika y'Iburasirazuba. Impamvu z'imirire mibi mu Rwanda zakunze kutavugwaho rumwe, aho zimwe mu nzego za leta zishinja abaturage kugira imyumvire ikiri hasi no kutamenya gutegura indyo yuzuye. Nyamara bamwe mu baturage bo bagakomeza kugaragaza ubukene no kutihaza mu biribwa nka nyirabayazana. Haze nabi rwose kwa kano n'imirire mibi rwose irahari. Wanjye mu rugo hanye kuntu nsobanura mu rugo nk'ubu ngo ndya ari uko mpaje niriwe mpinga nk'uko se umva imirire myiza sinawe nkibonye. Asaba ko yenda njya gushaka izo mboga nanze kwigwa kujya guhinga ahantu nk'umuntu nahingiye kugira ngo umwana azabone ikimutunga n'umugore gutyo. Oya kubihinduranya nabyo urahinduranye ibintu utabonye kaje kibazo akada uhinduranyije rero niho wabibonye hajye ubihinduranya ukajya ukora nyine nta kibazo ukajya ugaburira abana bikasanga ni byiza. Imahanga y'ikibazo cy'imirire gihagaze gute? Kino kibazo cy'imirire gihagaze nabi pe. Hawabonye aho wanyuze wahabonye ko hameze. Habishyimbo hano usanga ibishyimbo byeze n'ibirayi n'iki byose ariko none ko hano gace nta kintu kirimo. Ibivugwa n'aba baturage b'akarere ka Nyaruguru binashimangirwa na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi isobanura ko bigoranye kubona indyo yuzuye utihagije mu biribwa. Ikibazo ngo kibangamiye twinshi mu turere tw'intara y'Uburengerazuba kubera imiterere y'ubutaka butumiza kwisonga mu kugira imirire mibi n'abana bagwingira. Kigaragara cyane kuri iriya sunzu rya Nile nuko hari ikibazo cy'ubutaka, ikibazo cy'umusaruro, kuko muri ikibazo cyo kwihaza mu biribwa n'imirire mu miryango ni ukubona ibiryo ubwa mbere, ugomba kubona ibiryo, ariko hariya ni uko bigaragara ko umusaruro w'ibiribwa udahagije kubera ikibazo cy'ubutaka, aho ubutaka bufite acidic soil, ubutaka busharira, kandi n'ikindi cyuko ari mu misozi miremire haba hari ikibazo cyuko isuri igenda igatwara bwa butaka, ya productivity cyangwa se wa musaruro ukagabanuka. Icyo niyo mpamvu iri kugaragara kwa kuturiya turere. Izi mbogamizi ziracyitambika u Rwanda mu kugabanya imirire mibi no kugwingira kw'abana mu gisi ifite intego yo kubica burundu mu mwaka 2030 mu ntego z'iterambere rirambye SDGs. Mu kugendana n'iki cyerekezo u Rwanda rwabaye rwihaye intumbero yo kugabanya imirire mibi inatera abana kugwingira ku kigero cya 18% mu mwaka wa 2018 na 15% muri 2020. Niba mu myaka 11 leta y'u Rwanda yarabashije kugabanya imirire mibi ku kigero cya 13%, ese mu myaka inisigaye bishoboka ko rwaba rwagabanije 23% gasigaye ngo rwese umuhigo? Bishoboka gute? Izi ni zimwe mu ngamba zigaragazwa. Tariki ya 19 z'ukwezi gushize kwa gatanu, Minisitiri w'Intebe Anastase Murekezi yatangije umushinga wiswe Gikundiro wo kurwanya imirire mibi cyane mu bana, abagore bonsa n'abatwite. Icyo gihe Minisitiri w'Ubuzima Dr Agnes Binagwaho yavuze ko azongerwa ingufu mu guhugura ababyeyi gutegura indyo yuzuye. Kuwa kabiri w'iki cyumweru, Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yabwiye Radio Dis na TV10 ko hakorwa ibishoboka mu kugenzura ibiribwa bigurishwa hanze kugira ngo umusaruro uri mu gihugu ariko hibandwa ku ibirayi utagurishwa mu bindi bihugu, abacuruzi bakurikiye inyungu nyinshi mu mafaranga nyamara mu gihugu abanyarwanda bashonje. Icyo rero ntari navuze mu kanya nuko buriya dufite ikigega cy'igihugu. Ikigega cy'igihugu duhahiramo buri mwaka ku buryo tuvuga tuti ahagaragara ikibazo nk'icyo ngicyo, aho kugira ngo umuntu avuga ati ndashonje ndasuhutse, tuvuga tuti ntago bigomba kugera aho ngaho, uwo muntu agomba kwegerwa akaba yafashwa agahabwa ibiribwa. Ariko ikindi cyiza dukora cyo kugira ngo abantu batazajya banumva ko babonye iby'ubuntu, murabizi ko nyuma ya 1994 ni nabyo byagiye bitumugazaho gato rimwe na rimwe,
ni ukumva buri gihe hari abantu bagomba kukugemurira cyangwa se kukugaburira. Ibigo byose mpuzamahanga byagiye bitugaburira, ndetse akenshi bakaba banashaka ko twabigumamo ibyo kugira ngo bamenye uburyo bakomeza kuduteza ibibazo nk'ibyo bagiye baduteza mu gihe cyashize. Ariko icyo twishimira uyu munsi turavuga tuti naho tugiye kwegera abaturage kugira ngo abagize ibibazo runaka kubera impamvu runaka babashe gufashwa, turabaha imirimo, turabaha ibyo kurya ariko barakora. Nibyo mujya mwumva bitwa food for work. Kuri ubu muryango w'abibumbye uvuga ko abaturage miliyoni 795 ku isi barya nabi. Umugabane wa Afurika ni uza kwisonga na 2% by'abawutuye bashonje, ariko Aziya y'Epfo ikaba yibasiriwe cyane kuko ibarirwamo miliyoni 281 z'abashonje. Afurika y'umunsi y'ubutayu bwa Sahara ibarirwamo 23% by'abaturage batabona indyo yuzuye, 45% by'abana bapfa ku isi bari munsi y'imyaka 5 buri mwaka ngo bazira imirire mibi. Ku isi kandi umwana umwe muri 4 aragwingiye, naho miliyoni 66 z'abari mu kigero cyo kwiga amashuri abanza mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere biga bashonje. Muri Afurika ibarurirwamo miliyoni 23.